abantu bagukikije nta kintu kizima bakumarira cyangwa se nta kintu kizima ubigiraho, kwifata umwanzuro mu buzima bwe atari wa muntu bizatuma akora atari wa muntu uri nyamugiyo bigiye cyangwa se nyamugiyo cyangwa se gutwara mu kigare, uburyo ki agomba kubana na bagenzi be muri rusange. Hello friends and family, welcome again, welcome to my YouTube channel. Niba uri mushyashya hano kwa Ivine, tubona byinshi bitandukanye, niba kandi nawe usanzwe warakoze subscribe, thank you so much. Niba mushyashya nakubwira ngo please do subscribe. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe tugiye kubana mu kiganiro cy'uyu munsi, tugiye kurebera hamwe tubana mu biganiro byinshi bitandukanye utuntu n'utundi. Nk'uko bisanzwe rero uyu munsi tugiye kubana mu kiganiro, tugiye kurebera hamwe tips yigisha umwana wawe akiri muto ukamutoza ibintu bitanu watoza umwana wawe akiri muto ukamufasha gukura neza kandi ukamufasha gukura ari umuntu uzi kuba ari umuntu uri responsible, ari umuntu uzi gufata inshingano, ari umuntu nyine ufite ubumuntu, ufite indangagaciro. Tudatinze rero kaduhere kuri tip ya mbere. Ikintu cya mbere ugomba kwigisha umwana wawe akiri mutoya ni basic understanding safe and unsafe situation. Uburyo nyine agomba understand the situation agezemo, yaba ari situation iri safe, yaba ari situation itari safe, akaba azi uburyo ki yakikura muri iyo situation arimo, yaba ari situation nziza cyangwa imbi akaba azi uburyo ki yayikuramo. Umwigisha uburyo ki ashobora kuva muri situation iyo ari yo yose, yaba nziza yaba mbi, ukamwigisha uburyo ki agomba kuba muri iyo situation n'uburyo yashaka inzira yo kuyisohokamo, n'uburyo ki yakikura mu kibazo runaka akigezemo. Icyo ni ikintu cya mbere ugomba kwigisha umwana wawe akiri muto, kugira ngo nanakura azakure ari wa muntu uzi gushaka ibisubizo, atari wa muntu uhunga ibibazo, ahubwo mu gihe ahuye n'ikibazo runaka abe yabasha kurwana nacyo, abe yabasha kukikemurira, atari wa muntu uhura n'ikibazo ngo ahite avuga ngo gusa nyine ari kugenda akwepa ibibazo kugira ngo abikemure. Ko buriya ibibazo y'ukwepa bigenda biba byinshi, ikiza no kubikemura bikarangira. Tudatinze rero, ikindi kintu cya kabiri wakwigisha umwana wawe akiri muto kugira ngo kizamufashe mu mikurire ye, azakura ari umuntu ufite uzi gufata inshingano. Umwana wawe mwigishe gufata umwanzuro, cyane nyine mwigisha uburyo ki bafata umwanzuro kandi aba azi ko niba umuntu afashe umwanzuro, umwigisha ko uyu muntu afashe umwanzuro amufashe, ntaba ari wa muntu ufata umwanzuro n'amasaha abiri aba yabyigiye akabivuye. No, mwigisha uko bafata umwanzuro, umubwire ngo iyo bafashe umwanzuro umwigisha n'ibyo gufata umwanzuro ugendera ABC. Umwigisha gufata umwanzuro nyine bizatuma abikurana, akura ari wa muntu nyine uzi kwifatira ibyemezo, ari wa muntu uzi kwifatira umwanzuro mu buzima bwe, atari wa muntu bizatuma akura atari wa muntu uri nyamugiyo bigiye cyangwa se nyamugiyo bagiye, atari wa muntu wafatira umwanzuro, ahubwo ari we ubwe afata umwanzuro akawifatira, akaba azi ngo uyu munsi nafashe umwanzuro cyangwa se imyanzuro nafashe ubuzima bwanjye niyi nta kwirengaho, akaba azi ko iyo umuntu yafashe umwanzuro aba yawufashe nta kujya hirya no hino. Tudatinze rero, ikindi kintu cya gatatu wakwigisha umwana wawe akiri muto kugira ngo kizamufashe kandi kizamufasha ubuzima bwe bwose, nicyo kintu cy'ingenzi ukwiriye no kumwigisha kurusha ibindi byose, ni uburyo ahandura ibikoresho cyangwa se uburyo yitwara mu kigare, uburyo ki agomba kubana na bagenzi be muri rusange. Ukamwigisha uburyo ki umuntu yirinda igare, yirinda peer pressure y'urungano cyangwa se y'ibiki iyo ari yo yose, ukamwereka n'ububi bwabyo, ukamwereka ububi bwo kugendera mu igare runaka ibinini, ukamwereka ko igihe cyose agendeye mu kigare kibi kizatuma nawe ahinduka umuntu mubi cyangwa se kizatuma akora amafuti. Ukamwigisha uburyo ki ahandoringa peer pressure, uburyo ki ahangana n'ikigare, uburyo ki nyine agomba kugendera kure cyangwa se kuba wa muntu utagendera mu kigare. Tudatinze rero, ikintu cya kane ugomba kwigisha umwana wawe. Tudatinze, ikintu cya kane ugomba kwigisha umwana wawe agomba kumenya akiri muto akagikurana, ni ukumenya abantu bagukikije ni bantu ki, kumenya sako yawe ni bantu ki, kumenya guhitamo inshuti nyazo, inshuti z'umumaro, atari ukuba ukikijwe n'abantu ariko usanga abo bagukikije nta kintu kizima bakumarira cyangwa se nta kintu kizima ubigiraho, ahubwo usanga ari abantu bahora bagukonsoma wowe udashobora kugira icyo bakonsoma. Kumenya gucagura abantu bagukikije, kumenya gucagura inshuti, kumenya ngo ndagendana nande ndandi kumwe nande, kuko
akenshi baravuga ngo nyereka uwo mugendana mu bwiza. Iyo ugendana n'abantu badafite imico myiza nawe uhinduka imico mibi, cyangwa se niyo waba utari we ariko abantu babona nawe ugira imico mibi. Niyo mpamvu iyo ugendana n'abantu byanze bikunze ugomba kumenya gashoboka abo bantu ugendana ari abantu nyine uri proud yabo nawe ubwawe, ku buryo umuntu adashobora kubonana nabo utangiye kugenda wihishahisha. Ugomba rero kubimutoza akiri muto, akamenya uburyo ki amenya abantu abana nabo n'abatagomba kubana nabo. Bidatinze rero kacebe cya gatanu ari nacyo cya nyuma ugomba kwigisha umwana akiri mutoya, ni ukumwigisha uburyo ki agomba kumenya kuvuga oya. Akamenya ko kuvuga oya ari ngombwa mu buzima, akamenya ko ibyo bintu bibaho, ko atari ngombwa ko igihe cyose azajya ahora avuga yego. Akamenya ko hari n'igihe agomba kuvuga oya kandi akaba ari ibyo. Akamenya ko hari igihe cyo kuvuga yego, akaba n'igihe cyo kuvuga oya. Ni ibintu ugomba kumwigisha akiri muto akabikurana, kuko ibi bintu akenshi iyo ubyize ukuze birakuvuna, ariko iyo ari ibintu wize ukiri mutoya birakorohera, ni ibintu ukura nabyo bikurimo, atari byo bizajya gushakisha hirya no hino. Thank you so much, mwakoze kubana nanjye kugeza ikiganiro kirangiye. Imana y'umugisha.